nanjye ndavuga ni Yesu we iwanjye harahari. Gusa akubakira izina ry'uko wamumenye. Haleluya! Iyo wamumenye akubakira izina. Kristo ni umugabo umenya akaguhigira ukubaho utari ufite ukuntu uzabaho ukabaho. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Torisiara kwiyakanye uborahora bikumusaya nanjye ndavuga ni Yesu we iwanjye harahari. Torisiara kwiyakanye urahura bikumusaya nanjye ndavuga ni Yesu we iwanjye harahari. Torisiara kwihakanye urahura bikumusaya nanjye ndavuga ni Yesu we harahari. Muchiramicho umutima hari migica rota kami wanje we echare muruke. Muchiramicho mumutima hari migica rotawe ngami wanje we echare muruke. Torisiara kwihakanye urahura bikumusaya nanjye ndavuga ni Yesu we iwanjye harahari. Torisiara kwihakanye urahura bikumusaya nanjye ndavuga ni Yesu we iwanjye harahari. Muchiramicho umutima hari migica rota we
mwami wanje mwami wanje icare muruke ndakwihaye wese unyobore isi menye ko nduwawe nubona ko ntesutse nkamusanyibutse urya musaraba ndakwihaye mwami unyobore isi menye ko nduwawe nubona ko ntesutse nkamusanyibutse urya musaraba 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 nubona ko ncitse intege nkamusanyibutse urya musaraba haleluya nubona ko usubiye inyuma nkamusanyibutse y'amaraso yawe haleluya urukundo rw'Imana rwaduhinduye abana ntabwo tubishidikanyaho niko turi urukundo rw'Imana rwaduhinduye abana ntabwo tubishidikanyaho niko turi rwadukuye mu rupfu ruduha ubugingo ntabwo tuzasubira inyuma ngo tubyibagirwe rwadukuye mu rupfu ruduha ubugingo ntabwo tuzasubira inyuma ngo tubyibagirwe rukundo rw'Imana rwaduhinduye abana ntabwo tubishidikanyaho niko turi rwadukuye mu rupfu ruduha ubugingo ntabwo tuzasubira inyuma ngo tubyibagirwe gukomera imbaraga iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hozana Yesu niwe mwami cyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana
abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hosana Yesu niwe mwami cyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abarimbuka haleluya abo mu miryango yose n'indimi zose hosana Yesu niwe mwami cyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hosana Yesu niwe mwami hosana Yesu niwe mwami hosana Yesu niwe mwami haleluya hosana Yesu niwe mwami oh hosana niwe wenyine ukwiriye gutambirwa haleluya hosana Yesu niwe mwami hosana Yesu niwe mwami oh hosana Yesu niwe mwami hosana Yesu niwe mwami nongeye kuguha ikaze wowe udukurikiye uri mu gihugu cyacu wowe udukurikiye uri ku migabane itandukanye y'isi nguhaye ikaze ni Harerimana Werarisi muri kumwe n'ubundi ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Libera Pro kandi Imana ishimwe ko nawe yabonetse barimo barabikora neza abagabo Imana ibaha umugisha dufite teme ivuga ngo ibanga rihishe utaruzi ibanga rihishe utaruzi kandi ukeneye kumenya nta rindi banga no kumenya Yesu ndaguha ikaze kandi ndahamye neza ko mwafashijwe ku muhanzi umaze kuramya maze guhimbaza Imana ndahamye neza ko mwafashijwe mwabonye umusore mwiza uririmbira Imana atuje uramya atuje hari banga yamenye yitwa kumenya Yesu rero Imana ishimwe turasenga Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana ndakwaretse wowe mu gihugu cyacu abari East Africa abari ku migabane itandukanye y'isi mwese mbahaye ikaze abari mu Bubiligi abari muri Amerika abari mu Faransa mwese mbahaye ikaze kandi turashimiye abantu babona ijambo ry'Imana turyohereje bakaribona bakarifata bakarisharinga bakarihereza abandi bantu Imana ibaha umugisha abantu mwese mujya mubikora mbasaba umugisha abantu mudusengera Imana umugisha abantu babona link yacu ari ubwa mbere bagakora subscribe bakiyandikisha nge nabyise kwiyandikisha bakiyandikisha Imana ibaha umugisha kuko iyo wiyandikishije byiza cyane bituma ijambo ry'Imana rikugeraho igihe ntawe rikugeraho bitinze kandi ububaye mufatanye bikorwa wagusengarwa rero nimbudukunda wiyandikisha nawe kuri subscribe biraba ari byiza cyane Imana iraguha umugisha nukuri kandi hari ababikoze mwese Imana ibamugisha tugiye gusoma ijambo ry'Imana ariko turadusenge turi kumwe n'umushyitsi ntago muruze ariko ari hangaha nawe turamwakiriye waje gutarama natwe afashwe mu izina rya Yesu singwa ngo tumubereke igihe cyo tuzamubereka Imana ishimwe Mana tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye mugamba mwiza tugushimiye imirimo myiza itangaje tugushimiye ko ari wabanye natwe waraturinze warinze igihugu cyacu warinze ababyeyi urinda abagabo urinda abakobwa urinda abasore turagushimye ko ari wowe papa uri umucunguzi wacu izina ryawe nirihabwe icyubahiro
uri umwami w'abami, uri Karuhura. Turagushimye ko ari wowe watuvanye ahantu kure, ahantu habi, ahantu shitani yicira abantu. Tugushimye ko waduha agakiza. Nyemerera Kristo umuntu wese ujye gukurikirana iri jambo ry'Imana ahemburwe naryo. Imbaraga z'Imana zimube hafi, umwuka w'Imana mugote, igitinyiro cy'Imana kimube hafi, gukora kwawe kuganze kure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 145. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 18 ndetse na 19. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Abamutakira mu by'ukuri bose azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize. Uwiteka aba hafi, bivuze ngo ejo tuganabwe ngo Uwiteka akunda abantu bose, n'umusinzi aramukunda. Kandi sorry abantu badukurikiranye, ntabwo ejo twabashije gusenga turangiza muri wahise ugenda, ariko ndazi neza ko mwafashijwe. Hanyuma narababwiye ngo Uwiteka aba hafi y'abantu bose. Iyo tuvuga ibintu tutabisonye ntago abantu babyumva neza, niyo mpamvu ushatse gusomera ijambo ngo uryumve neza. Turasoma ngo Uwiteka aba hafi y'abantu bose, aba hafi y'abamutakira bose, ariko yumva gutaka abamutakira mu by'ukuri bose. Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka. Imana ishimwe. Bivuze iki? Mu busanzwe, mu buzima busanzwe, umuntu wese abeshejweho n'Imana, umuntu wese abeshejweho n'urukundo rwa Kristo, umuntu wese n'Imana imurinda, umuntu wese n'Imana imuyobora. Imana ikurinda, ikakwimana, ikakuyobora, ikakuzigama. Burya iyo uryamye n'Imana iba yabyemeye kuryama. Iyo uryamye ntabwo umenya ahantu uri, urasinzira. Burya ushobora gusinzira ntunagaruke. Iyo usinziriye umeze nk'umuntu wapfuye. Nujya ubona ukangutse ujye ushima Imana. Burya gukanguka ni imbaraga z'Imana. Hanyuma iyo usinziriye ntumenye ibiri kuba mu isi, ntumenye ibiri kuba mu ijoro, uba wasinziriye, ariko ukuboko kwiza kw'Imana kuba kukuriho. Niyo mpamvu tusomye ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Imana ishimwe. Hanyuma ibanga rihishe abantu batazi, ibanga rihishe ni ukumenya Yesu. Kumenya Yesu ni ibanga rihishe, kumenya Kristo ni ibanga rikomeye, ni ibanga rihishe. Iyo umenye Yesu uba udasanzwe. Iyo umenye Kristo uba udasanzwe mu buzima bwawe. Iyo umumenye, kumenya byonyine, kumumenya. Ushaka kumenya ngo ariko se wera, none se uri Kristo simuzi, ntiyizi Yesu, situmuzi, si mwene Mariya ntitumuzi. Oya, kumumenya ni ukumenya ukamusobanukirwa, ukitandukanya n'icyaha. Kumenya Kristo ntabwo ari izina. Kumenya Kristo si urusengero. Kumenya Yesu ni ukumenya kwihana ibyaha, ni ukumenya kureka ibyaha. Iyo waretse ibyaha uba wamenye Yesu. Haleluya. Iyo waretse ibyaha. Abantu benshi bari mu rusengero ariko ntibaramenya Kristo, ntabwo bamumenye. Kubera iki? Abenshi ni abafana. Iyo wamenye Kristo ureka ibyaha. Ikizakubwira kuri mu ntambwe uri mu rugendo rwo kumenya Kristo, uzatanya kugitinya ibyaha, uzatanya kujya ureba ikintu gitinye cy'icyaha, uzatanya kujya wikanga, uzatanya kujya mu mutima ugucura urubanza. Nukuri ko se umutima ukurye, wumva nta mahoro ufite, wumve nta munezero ufite, wumve ntiwasinzi, ubura ibitutsi kubera ibyaha. Umwuka wera batangiye kwinjira muri wowe, Kristo aba yatangiye gutura muri wowe. Imana ishimwe. Ikikubwira kuri kumwe na Yesu, ikikubwira kuri kumwe na Kristo, utangira kujya ugira ibintu ugenda ureka.
Niba wicaraga mu kabari ukicara n'abasinzi utangira kujya wumva bibishye, ukumva wabaho mu buzima bwo kubana n'Imana neza. Niba wakundaga kubeshya utangira kubeshya ukumva umutima urakuriye. Niba wakundaga gusomana utangira gusomana ukumva umutima urakuriye. Niba wajyaga mu byaha by'ubusambanyi utangira kubitinya. Iyo wamenye Kristo utinya ibyaha. Ndakwifuriza kumenya Kristo mu izina rya Yesu. Ejo naramye ngo guhitinga kudacuya ni ukumenya Kristo. Uyu Yesu turamumenya utaruzwi ukamenyekana. Kumumenya gusa akubakira izina ry'uko wamumenye. Haleluya! Iyo wamumenye akubakira izina. Kristo ni umugabo umenya akaguhigira ukubaho utarufite ukuntu uzabaho ukabaho. Yesu uramumenya, kumumenya biguha kugira agaciro, nta gaciro wari ufite ukagira agaciro. Ndakwifuriza kumenya Yesu. Imana ishimwe. Ari kumenya Kristo, kumenya Kristo baba ni iby'igikundi. Ni umugabo umenya akakuvura ibikomere wari ufite, ibikomere bigashira. Ungurikiye ufite ibikomere, ungurikiye ufite ibibazo, ungurikiye ufite intambara, ungurikiye ufite ibintu bitandukanye bikujengereje. Ariko kumenya Kristo kwawe uzakira ibyo bikomere mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo dusomye, iri jambo riravuze ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Uwiteka aba hafi y'abantu bose mukura mutakira bose. Ariko wumve, abamutakira mu by'ukuri bose azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakiza. Iyo wamaze kumenya Kristo watangiye kumwubaha, watangiye gutera intambwe zo kumwubaha. Kumwubaha ni kwa kundi ugire ureka ibyaha, ureka ibigare, ureka kujya mu kabari, ureka ubusinzi, ureka ubusambanyi, ureka amoko, ureka kwishushanya, ureka ukagenda wubaha Kristo. Iyo watangiye kumwubaha, Uwiteka atangira gusohoza ibyo abamwubaha bashaka. Yumva gutaka kwabo, yarangiza akabakiza imibabaro. Yesu yumva gutaka kwawe. Iyo wamaze kumumenya yumva gutaka kwawe akakugisa ibikomere. Ndakwifuriza kumenya Kristo shiti yanjye. Mana ishimwe. Kristo kumumenya bigukuraho ivumbi. Wahoraga unukaho ivumbi rikuvaho kubera kumenya Kristo. Kristo kumumenya bigukuraho umwaka. Wahoraga umwaka baravangura ngo umutera mwako, umwaka urashira. Kristo turamumenya. Umva, Kristo uramumenya icyambere akaguha ubuzima, icya kabiri akaguha ubwenge. Iyo wamumenye gusa, icya gatatu akaguha umwuka wera. Kumenya gusa ukamwizera gusa ukamwemera. Hari umuririmbyi ashaka kuzamutima ngo kubimenya ni iby'agaciro gakomeye. Kumumenya, ngo kumumenya nibyo agaciro. Kumumenya byonyine aguha ubuzima, aguha ubwenge. Icyakane aguha igikundiro. Utari ufite igikundiro, iyo wamenye Kristo aguha igikundiro. Abantu bose baragukunda, n'abanzi bawe baragukunda. Umuntu wese arakubona akakunda udasanzwe. Uramumenya akaguha igikundiro, akaguha ubwiza. Haleluya! Aguha ubwiza butandukanye n'ubwari ufite. Lope enemando leketefa droe. Kumumenya aguha igikundiro. Igikundiro kigatuma abantu bakwizera. Igikundiro kigatuma abantu bakugira icyizere. Igikundiro kigatuma ugira agaciro. Kumumenya bikubakira izina utagiraga izina. Mana ishimwe. Yosefu izina yubatse ni ukubera kumenya Imana. Iyo ataza kumenya Imana ntabwo ririya zina bararyubatse. Ziriya nzozi ntabwo barazisobanuye. Yazisobanuye bitewe na mwuka wera. Iyo wamenye Kristo aguha ubwenge. Urashaka kugira ubwenge, urashaka guhitinga, urashaka kuba udasanzwe, urashaka kuba umuramyi udasanzwe, urashaka kuba kwifuzwa,
urashaka kuba ukenerwa, urashaka gukira ibikomere ufite, urashaka gukira agahinda ufite, urashaka kuba umuntu ushakishwa, menya Yesu. Numumenya ibintu bizahinduka. Urashaka kwicara aho utigeze utari kuzicara, urashaka kuzabona Imana, urashaka kuzajya mu ijuru, menya Kristo. Tro enemandola. Urashaka kuba udasanzwe, urashaka kuba umunyamavuta, urashaka kuba umuhanuzi, urashaka kuba umushumba, nukumenya Kristo. Lope enemandolepa. Urashaka kugira icyubahiro, urashaka kugira amahoro. Bibiri ivuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondore. Urashaka kugira amahoro atatakara, atavaho, kumenya Kristo. Icyo nkundira Yesu ntarobanura ku butoni, icyo nkundira Kristo ntareba uburanga, ntabwo ari uko waba uri kose, uko uri kose Yesu yahindura izina ryawe. Yesu agushakaho ibintu bito cyane, kuva mu byaha. Yesu agushakaho guhinduka. Yesu agushakaho kwitandukanya n'abapagani ugakizwa neza. Yesu agushaka kugira imbuto nzima. Urashaka kuzurira indege, urashaka gukora iby'ubutwari, umva menya Kristo. Kumenya Imana byonyine bizakubakira izina. Ngo barakuroze, ngo barakugambaniye, ngo barazinga. Umuntu wamenye Kristo ntibamuzinga ngo bimufate, birangira utabawe. Ngo baravuze ngo ntacyo uzimarira, ngo baravuze ngo uzapfa uri indushyi, ngo baravuze ngo amaboko ntacyo azacikira, ngo baravuze Bibiliya iravuze ngo azumva gutaka kwabo, azumva, azasohoza ibyo abo bamwubaha bashaka, arosika. Yesu azasohoza. Ngo baravuze ngo uzasaza uko, nawe usigaye wireba ukabona ko ariko bimeze, urireba ukabona byararangiye, urireba ukabona ko uzasaza gutyo. Menya Imana, amateka azahinduka. Yesu afata dosiye akazubika, akazana izindi dosiye. Yesu afata amateka amabaka akayavanaho. Ngo bakwise amazina ngo ntazavaho, Yesu azagushakira izina. Witwaga Nyirandushyi, uzitwa mama w'abana, uzitwa mama Mugisha, witwa mama Shima, witwa amazina. Yesu agushakira izina nta zina wagiraga. Imana ishimwe. Ngo baravuze ngo uzapfa nta kazi ugira, Yesu agushakira akazi ukakabona. Aguha igikundiro ukadepoza nemo ugahita ubona akazi. Ngo baravuze ngo nta bwenge ufite, Yesu azaguha ubwenge. Narabwiye ngo ubwenge hari ubwenge ibyo mwita ubwenge ni ubwenge bw'ijuru. Hari ubwenge bw'ijuru, hakaba ubumenyi, hakaba ubwenge kavukire, ubwenge wavukanye bwo mu muryango, hakaba ubumenyi. Iyo ufite ubumenyi udafite ubwenge bw'ijuru, ntibikubuza kuruha, ntibikubuza guseba, ntibikubuza kwandavura. Ariko iyo ufite Kristo, aguha ubwenge bw'ijuru, akagushikira mu bumenyi, akabana nawe, amateka agahinduka. Ufite agahinda kenshi, ufite ibikomere byinshi. Ahantu wabonera amahoro, ahantu wabonera ibyiringiro, ahantu wabonera ubuzima ni muri Kristo. Imiryango yaragutaye bakuvaho, barakureka, baranakwibagiwe rwose. Ariko niyo nkurangire, umugabo uzamenye imiryango agaruka ni muri Kristo. Umugabo yaragutaye ntashaka no kukumva, ntashaka kumva n'ibitekerezo yawe, asigaye akora akabona urizera imbere ye, igikundiro cyarashize, abona ko ntacyo umaze. Menya Kristo azagushaka. Haleluya! Umva kumenya ibintu bizahinduka. Abavandimwe bandi bakumva, ntabwo bakumva. Iyo bashatse ntibakumva, ntibaguha umwanya kubera ko bakurusha ubushobozi. Menya Kristo azagushakira ubushobozi. Umunyarwanda aca umugani ngo ukize baraza, bivuze ngo ukenye bagira gute? Baragenda. Ariko umuntu ukize baraza. Menya Kristo azakubakira izina.
ngo ntusinzira kubera intambara Yesu azazirangiza, kuko hano yazirangije ni ku musaraba. Iyo zije arazicaza. Ndakwifuriza kumenya Imana. Nari mpagaze hano kuvuga ngo menya Kristo ubuzima buzahinduka. Ese urifuza kumenya Yesu? Ese urifuza guhinduka? Ese urifuza kuba udasanzwe? Ese urifuza gukira ibikomere? Ese urifuza kuba umuntu wo kwifuzwa? Va mu byaha umenye Kristo, amateka yawe azahinduka. Ndagira ngo usengere. Urifuza yuko nawe abantu bajye bakureba bakakwifuza? Urifuza ko nawe wawe umunyamumaro? Urifuza ko ibyo wakire bitazagucika? Urifuza ko intambwe uri gutera utazasubira inyuma? Urifuza ko aho uri kugera utazatsikira? Menya Kristo. Erewata kosika igakumenya Kristo, kandi nawe wamumenye rushaho kumumenya. Nawe wamumenye ubana na Kristo rushaho guhora ufite icyaka cyo gushaka Kristo, rushaho kumumenya. Uzakomeza mu izina rya Yesu. Uzabaho, uzarama, uzakora iby'ubutwari. Nawe wamumenye uzabaho. Umva nawe urebefo uri gusenga ugira ngo Yesu ntakumva, arakumva. Uzarama, uzacikira, uzatabarwa, uzagira agaciro, n'ijuru uzaribona. Ndakwifuriza gukomeza kubana na Yesu. Ntuzatakaza uyu mwana bita Yesu. Lope, ntuzatakaza agakiza agatakaje ntukabona. Ariko ntuzatakaza agakiza we, ntuzakora ikosa ryo gutakaza agakiza. Uramenye, ntuzayobe gutakaza agakiza. Komeza ufata agakiza ugakomeze. Nta gihombo kirimo, nta kwishyuza kurimo, nta mwanda urimo, nta bitutsi birimo. Kumenya Yesu ni ubuzima bukomeye. Ndagira ngo usengere. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, izina ryawe rirakomeye. Izina ryawe rifite imbaraga. Izina ryawe rirabohora. Izina ryawe rirakiza. Umuntu wese warudukurikiye umuha imbaraga zo gukiranuka, umuha imbaraga zo kukumenya, umuha imbaraga zo gusenga, umuha umunezero, urwanye ibimurwanya, kandi umwubake yubakike. Iterabwoba ry'abadayimoni urimukize mu izina rya Yesu. Ukimara gutanga imbabazi Uwiteka, ndasengeye umuntu wese urwaye udukurikiye umuhe gukira, mushyire mu inyorosho. Hari urwaye ibikomere, hari ufite ibikomere byo mutima, umukize ibikomere. Hari uwatawe n'imiryango, uhindura amateka. Ndasengeye umuntu wese ukora bikanga. Hari abanyiretse bakora bikanga. Ndasengeye umuntu wese ukora bikanga, umucira inzira weri yitari cyabashe gukora byemere. Ndasengeye umuntu wese uhora avuga ngo basi urupfu rwaze rukantwara, muremera ibyiringiro by'ahazaza, amenye ko ari umunyamumaro, amenye ko nawe hari icyo azakora. La erefoyi, ndirukane imigambi y'abademoni. Ndasengeye umudamu wese utwite warunkurikiye, uzame kubyara neza, kandi abayimuzingiyeho bakorwe n'isoni. Ndasengeye umuntu wese ufite urubanza rukomeye, hari imanza wanyeretse zikomeye, uburanira abantu batsindire. Ndasengeye umuntu wese uri gupanga ubukwe ariko wabuze inzira yo gucamo, abona nta cyerekezo, pre ene mandolayi, umucira inzira amafaranga yabone. Ndasengeye umuntu wese uri kwa muganga, hari abankurikiye bizere abantu bari kwa muganga bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye enebode kosikama, umuntu nkurikiye umaze igihe asengera ibyangombwa, uri Imana itanga ibyangombwa, wihesha icyubahiro. Ndasengeye umuntu wese unkurikiye uri gusaba Imana ngo imucire inzira, abone minirivare, abashe kwigarangiza amashuri ye, uhindura amateka. Ndasengeye umuntu wese wagambiriye neza, akagambira gukizwa akava mu byaha, ngo umuhindura amateka, umuha imbaraga zo gukizwa. Ndasengeye umuntu wese wambuwe amafaranga atari makeya, wanyeretse lo ene pangone kosika la brefai, umwishyurize ariya mafaranga, uhindura amateka. Ndasengeye umuntu wese ukora bikanga kubera umudayimoni w'inyatsi, izi nyatsi ndazirukanye mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuntu wese w'umuyobozi mu byo akora, umurinda amashari, umurinda abamugambanira, umurinda abamuhagurukira, ucecekesha imbaraga z'abademoni. By'umwihariko ndasengeye igihugu cyacu, gutangemo umugisha, utangemo amahoro, utangemo imbaraga, utangemo ubuzima,
buzima, twirukanye imbaraga mbi zose, imigambi ya shitani yose iburizwemo. Ndasengeye abantu bubatse mwami, imiryango yubatse lo erefai, utanga amahoro mu ngo, utanga umunezero, ushiremo kumvikana. Turirukana abarozi, turirukana imbaraga zisenya ingo, imyiryane n'imishihivemo. Ndasengeye umuntu wese urwaye ibibyimba byo mu nda, yakire gukira mu izina rya Yesu, gukora kw'Imana kuganze. Ndasengeye abanyeshuri drone fire, ukora ibintu bitangaza. Urakoze Uwiteka kuri Imana itabara, urakoze kuri Imana igira neza. By'umwe ndasengeye abakozi bawe, ndasengeye umurimo wawe uhindura amateka, icyubahiro cyawe kiganze muri byose. Urakoze mwami kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza. Mwari muri kumwe na Imana Werarisi. Ijambo ry'Imana nakagaruka, ibanga resho utamenye no kumenya Kristo. Ndakwifuza kumumenya n'iby'agaciro ku buzima bwawe. Yesu agire neza. Bye bye.